igikombe cy'amata, a glass of milk, urukundo rwa Perezida Paul Kagame ndetse na Jeannette Kagame. Ibi ngibi ushobora kubifata nk'aho ndi gukenga, ariko ntabwo ari byo. Ndagusa kugira ngo ukore subscribe, comment ndetse na share muri iki kiganiro cyacu, ukomeze kurikirane ibiganiro byacu. Ndabizi neza yuko biri buze kukuryohera kandi bikumare amatsiko wari ufite. Perezida Paul Kagame nk'umwe mu bantu bari bayoboye urugamba rwo kubohora iki gihugu cy'u Rwanda, ariko mu 1989 nawe yari umusore ufite imyaka 32 wari ukeneye umugore. Nubwo yari afite inshingano nyinshi zirimo kubohora igihugu mu 1990 yiteguraga, ariko yarateganyaga no kujya kwiga nanone ibijyanye n'igisirikare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko ibyo ntibyari bujije yuko nawe yikenereye umugeni kugira ngo azamuhekere, agire umuryango, agire n'umuntu umufasha mu gihe ari ku rugamba. Uwo nta wundi ni Jeannette Kagame yari yarifuje cyangwa se yari yarabengutse. Yari yarashakishije amakuru yose nk'umukomando kugira ngo abashe kumenya imico n'imyifatire ya Jeannette Kagame. Jeannette Kagame wavutse ku mubyeyi witwa Morefu Leonard, wahoze ari umutware mu Bufundo, ubu ni muri Nyamagabe y'iki gihe. Ariko nk'abandi banyarwanda bose yari yarahunze mwaka wa 1959 ahungira i Burundi, ariko baje kujya kuba muri Kenya, ari naho Jeannette Kagame nawe yaje gukomereza amashuri ye. Rero Paul Kagame yaramufiteho amakuru ahagije cyane, bitewe nuko yamushyiragaho abantu bagenzura imico n'imyifatire ye, ndetse akaba yari afite n'umuranga, kuko abanyarwanda ba kera ntabwo bapfaga gutereta umuntu ngo bahite bamufata bamujyane gusa, ahubwo babanzaga kwifashisha umuranga. Nuko byagenze kuko yashatse umuranga umufasha kugira ngo agenzure imico n'imyifatire ye ya Jeannette Kagame. Ubwiza bwo murabona ko rwose n'ubu ngubu abusazanye akibufite. Ariko ntabwo byarangiriye aho ngaho, yapanze n'uburyo yashaka uburyo yakora urugendo kugira ngo abashe kumusura. Yagomba gushaka uburyo ava mu gihugu cya Uganda akajya muri Kenya. Ndabibutsa yuko Perezida Paul Kagame yari umusirikari, ariko nanone w'intasi. Birabujijwe ubundi kugira ngo abasirikari babashe kujya mu kindi gihugu uko babonye kose, batabisabye impushya n'abayobozi babo. Noneho ibaze intasi ijya mu kindi gihugu, kandi bivuga ko muri icyo gihe ntabwo igihugu cya Uganda cyari kibanye neza na Kenya. Ariko burya urukundo ni indwara kandi itavuwe, yakwica nk'izindi zose. Yagombaga kwambuka rero akajya mu gihugu cya Kenya kureba umuntu yihebeye. Yashatse mugenzi w'inshuti ye kugira ngo abashe kumugeza aho Jeannette Kagame aba. Arabasha banza kuhamenya, ariko ntabwo bagize ibintu byinshi baganiraho. Ariko nyuma yaho cyabaye ngombwa yuko bamusura aho akorera. Mu kuhagera yabasibaniye icyo yabasabye ko bagira icyo basangira. Ariko Paul Kagame nk'umusore wari wararezwe, witinyira n'igitsina gore, utamenyereye kugitereta, dore ko abakomando buriya ibyo bintu byo gufata umwanya wo gutereta ntabwo babasha kubibona. Ko gutereta ni ibintu biba bisaba umwanya munini cyane, bigasaba kuvuga amagambo meza, gutera imitoma. Ibi byose rero ku mukomando bishobora kuba byamutwara igihe kinini. Yamubwiye ko yihuta atayibashe kurya, ariko ibi byo ntabwo byari uko yihuta cyane, ahubwo nuko yumvaga ataribashe kuba yaganira n'uwo muntu wari umujyanye kwa Jeannette Kagame, ndetse na Jeannette Kagame adafite uburyo yahise atamuganiriza. Ariko ibimenyetso byagaragaza yuko nawe yamwikundiye. Ariko yahise amusaba ko bashobora kuba basangira amata, ikivuguto. Nk'abanyarwanda mu muco wacu amata ni ikimenyetso gikomeye cyane, ariko nanone ntabwo amata ari ikintu buriya umuntu w'umugabo yakwishimira kunywa, yakwishimira guhita afata ako kanya.
ariko bitewe n'uko mu muco warangaga abanyarwanda icyo gihe cyangwa se n'ubu ngubu amata ari ikintu cyubaha cyane, yagomba kuyafata kugira ngo bo baganire. Yabashije gufata amata, ariko nubwo ibyo bimenyetso byose byabaga, Jeannette Kagame ntabwo yumvaga ko ibyo bintu koko yaba kuko yamukunze. Igihe cyaje kugera, Paul Kagame aza kumenya yuko intasi za Kenya ziri kumushakisha, ndetse byanashoboka yuko n'intasi zo mu Rwanda nazo zishobora kumushakisha. Yahisemo kugenda ikubagaho yihuta kugira ngo agere mu gihugu cya Uganda vuba, asubire mu nshingano ze z'akazi. Kuko yaragiye ahamagara Jeannette Kagame aramubwira ngo ntabwo nzongera kugaruka muri kiriya gihugu ukundi, ahubwo wenda gusa kugira ngo uzaze mu Uganda tube twaganira. Ni koko niko byagenze. Jeannette Kagame yaje muri Uganda. Ageze muri Uganda, birumvikana nubwo bitavuga cyane, ariko cyari igihe cyo gukundana. Urukundo rwari rwageze kure cyane, ruri kugurumana. Bigeze aho ngaho, icyabayeho nuko mu kwezi kwa gatandatu muri uwo mwaka w'1989 bashyingiranywe nk'umugabo n'umugore byemewe n'amategeko. Nuko nk'uko urukundo rwabo rwagenze, urumva ko bahujwe n'ikivuguto cyangwa se a glass of milk, nk'uko nahose mbibabwira. Mu kubana aho ngaho, Fred Gisa Rwigema nk'umwana w'inshuti yawe yagomba kubasura mu rugo rwabo, ariko mu kubasura nta kindi bagombaga kuganira. Bagomba kuganira ibijyanye n'urugamba, ariko bose bari bafite amakuru y'uko Perezida Paul Kagame ashobora kujya gukomeza amashuri ya gisirikare muri Nigeria, ariko kamara igihe kinini cyane. Fred Gisa Rwigema nawe akajya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibijyanye n'igisirikare. Paul Kagame rero niho kubwira mugenzi we ati ubu se twese nitugenda hari n'undi wenda bazohereza mu Burusiya, umwe mu basirikari bacu, umva tuzaba dusigaranye nde? Ntituzaba twese turangiye koko, twese inkotanyi zose cyangwa se abantu turi ku rugamba twese bizaba birangiye? Ntabwo ari byiza yuko nkawe uyobora AFP nawe wajya hanze. Ibyo ntabwo byaba ari byiza. Ni byiza yuko wabwira Museveni ukanamubwira yuko ufite ibindi bintu ukeneye kwitaho kugira ngo atabasha kukujyana. Kuko Museveni yasuwe na Fred Gisa Rwigema, amugezaho icyifuzo cye, amubwira yuko bigoranye cyane yuko yajya mu kindi gihugu, ko afite ibindi bintu agikora. Museveni ntabwo ibyo bintu byigeze bimushimisha, ariko Fred Gisa Rwigema aramubwira ati nta kundi niko bimeze, arigendera. Ariko mu kugaruka, agarutse babiganiriyeho. Muri ibyo biganiro bagiranye, Museveni yamubwiye yuko noneho yabyumvise yuko atazamujyana, azaguma mu gihugu. Ndabibutsa ko Fred Gisa Rwigema ari we wari uhagarariye abasirikare, cyangwa yari umugaba w'ingabo za Uganda, nubwo yari umunyarwanda. Ahubwo icyaje kuba nuko Museveni yoherereje umusirikare mukuru, amwohereza Perezida Paul Kagame. Icyo gihe amugeraho amubwira ko Museveni ahaye ubutumwa yuko ubutumwa bwari kujyaho Fred, cyangwa se amasomo yari kujyaho, uko ari ugomba kuyajyaho akajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Paul Kagame nawe yarabitekerejeho, tekereza kabiri cyane. Ndetse mbihakane bagaga twese dufite twigume, cyangwa dufite ikindi kintu turi gupanga, wenda gishobora kugaragara ko icyo kintu kitaba ari cyiza. Yahise abyemera koko, yemera yuko nta kibazo, abyemeye. Urumva ko igihe cyaje kugera, ahita abibwira umugore, amubwira ati genda nshaka kuzajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiga amashuri, ariko ntabwo tuzakomeza kuba turi kumwe igihe kirekire. Urumva mu rukundo rw'abantu babana, kuba bakishyingiranwa bakiri rwose mu gihe gito cyane, ukwezi kwa buki, bikagaragara yuko noneho batagiye gukomeza kubana, umwe agiye kujya hanze mu gihe kitanazwe. Ni ikintu kibabazanya abakundanye. Ariko abakomando
ibyo ngibyo ntabwo baba babyitayeho. Kiba kigendere no kugira ngo bubahirize inshingano z'igisirikare. Paul Kagame uko yagiye muri kiriya gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kansas aho yigaga ibya gisirikare. Ibyo rikaba ryari ikigo cya gisirikare gikomeye kigisha ibya gisirikare ndetse niko bakabifatanya no kwiga ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Bahuriragayo n'abantu batandukanye bo muri Amerika y'Amajyepfo, bo muri Aziya n'abantu benshi ndetse bagiye batandukanye, ariko byabaga ari abantu batoranyijwe. Ariko hageze yatunguwe no kubona yuko ibyangombwa bye ntabwo handitse amazina Paul Kagame. Hano habwo hari hariho Fred Gisa Rwigema. Mu kuganira mu biganiro bagiranye n'abayobozi yagomba kubumvisha impamvu, abasobanura yuko umuyobozi cyangwa se perezida yamusimbuje Fred Gisa Rwigema yarahageze tangira gukurikirana amasomo, ariko buri munsi akurikirana iby'intambara yo kwibohora, avugana na mugenzi we Fred Gisa Rwigema, bahana amakuru ajyanye n'urugamba umunsi ku munsi, bumvikana n'itariki bagomba guteraho, tariki ya 2 z'ukwa 10 1990. Ariko yaje no kugeraho ategura apartment agomba kubanamo n'umugore we, aramutumira araza barahaba, babana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Kansas. Ko mu gihe none urugamba rwaje gutangira haje kuba ikibazo cy'uko Fred Gisa Rwigema araswa, yagomba guhita asezera kaminuza, ariko bo ntago babyumvise uburyo umuntu asize muri kaminuza atararangije amasomo, kandi ari amahirwe yarabonye akomeye kuba umuntu w'umunyafurika uva mu gihugu gikennye w'impunzi agize amahirwe akajya hariya. Ngo yaje kubasobanurira, amubwira amateka ye, ababwira yuko ari umunyarwanda, kandi ababwira ko igihugu cye cyagiye gihura n'ibibazo, ababwira yuko bamenyeshejwe, ababwira yuko icyo akeneye ahubwo ari uko bamuha ibyo bitabo, akazi bikeya mu byo akeneye kugira ngo azanabyifashishe ku rugamba. Nabo ntabwo bamugoye, yasubije ibikoresho by'ikigo, arangije atangira urugamba rwo kubohora igihugu. Nayo mateka y'urukundo rwa Paul Kagame ndetse na Jeannette Kagame. A glass of milk, igikombe cy'amata. Ndagusaba kugira ngo ukore subscribe ku Kayunguruzo TV, ukomeze urebe ibiganiro byacu bitandukanye. Ndabizi neza ko ibiganiro byacu bizakugira akamaro.